Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro Imana itanga aruta uko umuntu yayamenya, ariyo agwirira mu mitima yanyu. Ni Nkundamahoro Salomo ubasuhuza, inshuti yanyu muri Kristo Yesu, musangirira ijana kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Nkunda kwangira mbibabwira nci ibyerekeranye n'uko umukristo umwizera akwiriye kurushaho kugira umwete wo gukunda ijambo ry'Imana, akaryigwizamo rikaba muri we rigwiriye, kugira ngo rigire uruhare mu gutuma adateraganwa hirya no hino n'imiraba y'imiyaga n'imiyaga n'inyigisho z'uburyo bwinshi, inyigisho zitari zimwe zidashingiye ku byo Bibiliya itegeka, ukabikurikira mu bujiji utaramenya neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ndagira ngo nkwibutse ko hari ubujiji bwo mu mwuka buterwa no kuba umuntu ijambo ry'Imana riri muri we ritagwiriye, ntaryo ataribonera umwanya. Ashobora gufata umwanya ku bindi bintu byose, ariko ijambo ry'Imana akariburira umwanya. Nongere nkwibutse gufata akanya ko gusangiza ibyo wungutse. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abandi bantu bo kwizerwa, nabo bazabasha kubibwira abandi. Impamvu ndimo nkubwira ibi, nanjye hari abo nateze amatwi, hanyuma kandi uwo nateze amatwi wa mbere ni Imana inyigisha binyuze mu ijambo ryayo. Hari n'abandi bigisha nakurikiranye. Ibyo numvise rero ndimo ndabigusangiza, ariko atari kugira ngo byicarane, ahubwo bisangiza abandi. Niyo mpamvu gusangiza iki kiganiro, inyigisho urimo wumva, waba ufatanyije nanjye kwamamaza ubwo butumwa. Ibyo usoma ukagerageza ugashaka nibura undi muntu umwe ubibwira. Muri iyi nyigisho tugiye gukomeza insanganyamatsiko twatangiye, tumaze gukoraho inyigisho eshatu ivuga ngo ndashaka gusa nawe. Twabonye ko ibi ngibi bishingiye ku bushake bw'umutima ufite inyota n'ishyaka ryo gusa na Kristo Yesu. Mbibutse ko iyi ariyo ntego ya mbere Imana iduhamagarira: gukurira mu gakiza, gukurira mu buntu bwayo, kuva mu by'ubwana, kwigira imbere, kurushaho gushushanywa n'ishusho ya Yesu, kurushaho gusa nawe. Nk'uko twabibonye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 3 umurongo wa 18, ahatubwira ko dukwiriye kuva mu bwiza tujya mu bundi, dukwiriye kurushaho kongererwa ikuzo rya Nyagasani, kongererwaho ubwiza bw'Imana bukarushaho gukayangana muri twebwe. Ni nayo ntego y'uyu mwaka dufite, ivuga ngo kurushaho gusa nawe muri byose. Hanyuma murabizi ko twavuze ngo ndashaka gusa nawe, ariko hari domain, hari ibice twavuze dushaka gusa mo nawe. Bivuze ngo nahagana nshaka gusa nawe, mbese niba ari mu myitwarire, niba ari mu bitekerezo, niba ari mu kumvira Imana, niba ari mu bushake, niba ari mu nshingano cyangwa mu kazi mfite, aho hose turashaka gusa nawe, cyangwa se gusa n'icyo ijambo ry'Imana ritegeka kuri iyo ngingo. Uyu munsi tugiye kuvuga kugusa nawe, cyangwa se kugusa n'ijambo ry'Imana, dore ko ijambo ry'Imana ari ryo Kristo Yesu, niwe Kristo Yesu, niwe jambo w'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana icyo rivuga: kugukoresha ibyo dutunze, kugukoresha ibyo dufite. Yego, uyu munsi nicyo cyonyine tugiye kuvugaho. Uyu munsi turavuga ku kintu kimwe cyonyine. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva, igice cyaho cya 35. Igitabo cyo Kuva, igice cyaho cya 35, ndasoma umurongo wa 4 n'uwa 5. Haranditse ngo: Mose abwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose ati, iki ni cyo Uwiteka yategetse ngo mwakire amaturo Uwiteka aturwa na bene wanyu. Umuntu wese wemezwa n'umutima we azana ituro atura Uwiteka ry'izahabu n'ifeza n'umuringa. Aha tubonye ko gutura ubwabyo ntago ari igikorwa kimeze nk'aho ari ukugura n'Imana, cyangwa se kuyishyura ibyo yagukoreye. Kwibutse ko utabona ikiguzi uyihereza kubw'ibyo ikora, ahubwo gutanga ituro ni umutima ukunze, ni umutima uhatwa n'urukundo rw'Imana, nk'uko Mose yabivuze ahangaha, uzirikana ineza y'Imana ku buzima bwawe. Mbese ni nko kuvuga ngo dore nanjye mpa agaciro ibyo unkorera, kandi sindi umwana w'ingayi rwose, nanjye nzanye mu byo ntunze kugira ngo wubahwe muri byo Mana. Umuntu umwe yaravuze ngo abantu bajya biyegurira Imana, ariko ikintu kigorana kucyegurira Imana ni ubutunzi bwabo. Imana ishaka kugira ijambo mu mafaranga yawe. Imana ishaka yuko imyanzuro wifatira mu biguhesha inyungu gusa yigiramo uruhare, hanyuma ikavuga ngo umurimo wanjye nawo
ukeneye ubutunzi bwawe urushaho gutera imbere, ubwami bwanjye bukeneye amafaranga, bukeneye ubundi butunzi. Bamwe bakavuga ngo se ngo ni ukubera iki abantu batubwira guha Imana nyamara itagize icyo ikenye? Ndaza gusubiza icyo kibazo mu cyanditswe turi buze gusoma mu Migani. Hanyuma nk'uko Mose yabivuze ahangaha, dukwiriye koko guha Imana n'umutima ukunze, bidaturutse mu gahato, bidaturutse mu kuba baguhatirije, ahubwo ari umutima ubikunze rwose. Ndaza kongera nsome ikindi cyanditswe kiri mu Migani nk'uko nabibabwiraga. Imigani igice cya 3 umurongo wa 9 n'uwa 10 haranditse ngo wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe isenderemo imitobe. Bavandimwe, ntabwo kuba duha Imana ari uko ifite ibyikenye, ahubwo yo mu bushake bwayo yagennye ko ubutunzi ufite, wibuke ko nta kintu umuntu afite atahawe nayo. Ijambo ry'Imana riravuga mu Bakorinto, Pawulo yababwiye arabwira ngo ni iki mufite mutahawe, ngo none niba nta kintu mufite mutahawe ni iki gituma mwirata? None se nturi umuntu w'Imana usobanukirwa icyo Yohana yavuze avuga ngo nta kintu umuntu abasha guhabwa kitavuye mu ijuru? Bivuze ngo ubwo butunzi ufite wabuhawe n'Imana. Hanyuma rero ubwo butunzi ufite bukwiriye kubaha Imana, bukwiriye gutanga mu bwami bw'Imana nk'ihame. Ntabwo ukwiriye gutanga uvuga ngo ni ikintu nkwiye gukora buri uko nabonye umwanya cyangwa buri uko mbyiyumvishemo. Oya, gutanga ni ihame ryo mu bwami bw'Imana. Byaba inyigisho ndende, ariko nibura ubifate gutya mu buryo bworoheje. Wumve yuko gukoresha ibyo utunze wubahisha Imana, ufasha abakene, gutanga ibyo utunze urimo ushyigikira umurimo w'Imana, wumve ko ari igikorwa gikwiriye gukorwa n'umuntu wasobanukiwe, atari umuntu ubihatirizwa, atari umuntu ubikora kubera ko abandi bari kubikora. Oya, ahubwo ari umuntu urimo kubikora kubera yuko umutima we wabisobanukiwe. Ni iki ngiki rero twavugaga, kubahisha Imana ubutunzi bwacu. Ese mu butunzi bwawe, mu mafaranga yawe, mu gufata ibyemezo byo kuyakoresha, Imana ibigiramo uruhare? Imana ibigiramo inyungu? ubwami bwayo bubyungukiramo, cyangwa se ubikoresha kubikungura gusa, ibyo ubwami bw'Imana ukumva ntacyo bikubwiye? Nkwibutse ko mu byo Imana izakubaza harimo n'uko wakoresheje inyungu zawe, uko wakoresheje amafaranga yawe mu nyungu zayo. Kwibutse yuko Imana yayaguhaye ishaka no kugira ngo uyakoreshe wungura ubwami bwayo. Birababaje kuba waba uri umuntu ufite amafaranga, ariko muri ayo mafaranga hakaba nta muntu uzi ko uyafite. Nari mvuze ngo uba ukijijwe uri umukristo, ukaba wafata ibintu byose ukabyikubira, nta muntu n'umwe ubabaye ushobora kubaza Imana ngo ninde nabera umugisha, ninde nakwereka urukundo rwawe, ni gute nakubera amaboko? Ndakubwiza ukuri ko Imana izakuyobora ku mutima w'umuntu ubabaye wafasha. None se wiharira ibyawe gusa, wibereho ku bwawe, utubura amaso, utikuraho amaso? Imana igufashe kugira umutima w'ineza, kugira umutima w'ubuntu no gufasha. Hanyuma iyo turimo kuvuga gufasha umuntu wese, abantu benshi bavuga ngo njye ariko ntacyo mfite ntanga, ngo njyewe ntako ndi, ngo njye ntako, ngo ntago nifite. Buri muntu wese afite icyo yatanga. Ntago gutanga birebana gusa n'amafaranga. Ushobora kuba udafite amafaranga, ariko ukaba ufite ubujyanama wahereza umuntu, hanyuma wamara kubumuhereza umutima we ukaruhuka, nubwo ngubwo ubumuhaye. Hanyuma ushobora kuba udafite amafaranga, ariko ukaba ufite umurimo w'amaboko ushobora gukorera umuntu. Ni uburyo bwose buyobowe n'umutima waguriyemo n'ijambo ry'Imana, biyobowemo n'ijambo ry'Imana kuryigwizamo, ukabona uburyo bwo gufasha. Nkwibutse ko gutanga ihame ry'ubwami bw'Imana bihesha umugisha kuruta guhabwa. Umuntu utanze, mbese utanze ijambo ry'ubujyanama, mbese utanze ijambo ry'Imana ku muntu runaka, mbese utanze ubutunzi bwawe, nkwibutse yuko bihesha umugisha mwinshi utabasha kugera kurusha uwuhawe. Iryo ni ihame ry'ubwami bw'Imana cyanditswe kiri mu Byakozwe n'Intumwa. Reka nsome ikindi cyanditswe nabwo Yesu yavuzeho. Nsome ikindi cyanditswe kiri muri Matayo 6:21. Haranditse ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Aho amafaranga yawe uyakoresha, aho
utinza umutima kubw'uko wakoresha amafaranga yawe niho n'umutima wawuguma. Twebwe tuzi ko ubutunzi bwacu butagira akagero ari Kristo Yesu. Hanyuma muri twebwe hakaba harimo n'abantu baririmba babwira Imana ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Bivuze ngo ibyo ntunze nemeye kubikoreshereza Imana byose kubera ko ariyo yabimpaye, nkwiriye no kuyibikoreshereza mu buryo buyungura, mu buryo bwungura ubwami bwayo. Hanyuma iyi ndirimbo ukarenga ukayiririmba, hanyuma ugasigara amafaranga yawe uyifiteho wumva nta muntu wafasha, wumva utashyigikira umurimo w'Imana ngo utere imbere mu buryo runaka, ukumva nyine amafaranga yawe n'ayawe bwite ngo urayavunikira, ariko si Imana siguha ubuntu. None se n'ubwenge bwawe, nese n'imbaraga zawe ni financial skills ufite kurusha abandi, Imana yabishatse nkwibutse ko nta kintu waronka. Uribuka ko ijambo ry'Imana ryabwiye Abisirayeli ngo ntimwirate, ntimugire ukundi mwifata, ngo Imana niyo ibaha ubwenge bwo kuronka ubutunzi. Imana ni ikingura imiryango barabakiriya bakaza, Imana ni ikingura imiryango ukajya ku kazi ukwezi kose utarwaye cyangwa udahuye n'ibindi bibazo. None se ubwo butunzi ufite buraba bumaze iki niba Imana itabwubashywe? Ndagira ngo nkubwire ko ubwabwo buzashira, ariko ababukoresheje Imana bazahora iteka ryose, bazabona umugisha, bazabana nayo iteka ryose. Iyo mirimo niyo izagenda ibaherekeje. Haleluya, amen. Hanyuma ngiye kongera nsome ikindi cyanditswe kiri muri Luka, ikindi cyanditswe kiri muri Luka. Yego, ngiye gusoma ikindi cyanditswe kiri muri Luka igice cya 8 umurongo waho wa 3. Luka igice cyaho ni cya 8 umurongo waho wa 3. Ahangaha turabonamo neza ukuntu abantu bakoresheje ubutunzi bwabo mu buryo bwo gushyigikira umurimo wa Yesu. Reka dusome igice cya 8 Luka umurongo waho wa 3. Haranditse ngo n'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Magadalena wirukanywemo abadayimoni 7, na Yohana Mukakuza igisonga cya Herodi, na Suzana n'abandi bagore benshi bafashishaga ibyabo. Bivuze ngo abangaba bashyigikiraga ministry ya Yesu. Bivuze ngo nibo bayifinansaga, nibo bayiteraga inkunga, nibo uwo murimo bawushyigikiraga. Yesu ubwe ministry, umurimo we wari ufite abawufata amaboko, abashora mu butunzi bwabo. Abagore basobanukiwe icyo gukoreshereza Imana ubutunzi bwabo ari cyo. None mu gihe cya none abakozi b'Imana bakora imirimo itandukanye, urugero kuri YouTube cyangwa se n'ahandi bakora umurimo w'Imana ukeneye amafaranga, badusaba, batubwira bishingiye ku ijambo ry'Imana. Turabibona gusapotinga, gushyigikira uyu murimo baba bakora. Hanyuma twe twayifata nk'ibintu bisanzwe, ngo barimo kudushaka amafaranga, barimo kudushakamo inyungu. Yewe niyo yaba arimo kuzigushakamo, wowe n'umutima wawe ukunze ushaka gushyigikira uwo murimo akora, mbese akora kuri YouTube, mbese akora kuri Zoom, mbese uramukurikira, wungukira kuri we. Noneho bagashyiraho itangazo, dore ukuntu washyigikira uyu nimero, dore ukuntu wateruye umurimo inkunga binyuze kuri iyi nimero. Hanyuma wo kumva bameze nkaho barimo kukuremerera, barimo kugushakamo inyungu. Ntago ari uko biri. Abasomye ijambo ry'Imana barisobanukiwe, baravuga ngo ni hehe hamwe natanga nkongera nkatanga ahandi, ko Imana impaye ubu butunzi ngo nyibukoreshereze nkiri kuri iyi si. None njyewe ndacyari mu bwana, ndibaza ngo amaturo ntanga, ndibaza ngo icya 10 ntanga ngo bikora iki? Umuntu ugasanga yatinze muri ibyo ngibyo. Rero uyobewe yuko Imana ubwayo tubwira ngo nituza mu nzu yayo tujye tuyizanira icya 10 amaturo, ngo nayo izakingura ijuru imigisha itagira ingano, ngo tubure naho tuyikwiza. Uyobe ko bivugwa muri Maraki. None se mpere mu bwana kumva ngo barimo kunsaba gushyigikira ministry runaka, ku mukozi w'Imana nkurikira, mwungukiraho, Imana ibyo yamushyizemo ndabishima, ndabikurikirana, biramfasha. None kuwushyigikira se birimo uwuhe mutwaro? Kwibutse ko iyo ushyigikiye uwo murimo uba ufatanyije nayo kuvuga ubutumwa, ubwo azafata ingororano mu bwami bw'Imana, nawe hari umugabane uzagenerwa. None se umuntu urimo kwamamaza ubwo butumwa bwiza bukagera kure, bukagera ku mpera z'isi, ari we washyigikiye uwo murimo, Imana irakurenza amaso. None se uyobewe yuko uri gufatanya nayo kwamamaza ubutumwa bwiza? None se uyobewe ko kwamamara ko ubutumwa bwiza ari ubushake bw'Imana? Kuki wahera mu bwana bungana gutyo? Reka nsome ikindi cyanditswe kimwe, ari nacyo ngiye gusorezaho. Ikindi cyanditswe kimwe aricyo ngiye gusorezaho, kitugaragariza
uburyo ki gutanga no kugira ubuntu ari byo binezeza Imana. Nicyo ngiye kuvugaho hanyuma duhite dusoza. Yego, nicyo tugiye kuvugaho hanyuma duhite dusoza. Turasoma mu Baheburayo. Ngiye gusoma mu Baheburayo igice cyaho ni cya 13. Abaheburayo igice cyaho cya 13. Muvandimwe ukomeze kuzirikana ibingibi, ndakwinginze rwose, wewe n'umutima wawe ubizirikane rwose, kandi uko urushaho kubizirikana niko umutima wawe urushaho gusobanukirwa ibindi wakora mu bwami bw'Imana, ibindi wakora Imana ishaka. Reka nsome Abaheburayo 13:16, nawe wiyumvire. Handitse ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Wumvise ko kugira neza no kugira ubuntu n'umutima utanga ukunze ari igitambo kinezeza Imana. Uribuka ko kiriya gihe Abisirayeli barimo batanga ubutunzi bwabo ari Imana yari yabibategetse ngo bikanezeza umutima w'Imana. Muvandimwe, ni ibiki utinzemo? Ni ibiki urimo utekereza muri wowe byumva yuko amafaranga yawe ariyo utakwegurira Imana? Wiyegurira Imana muri byose. Niba wariyeguriye Imana, amafaranga yawe ukaba ukiyigengaho. Uku kwiyegurira Imana ntabwo yagushimye. Irashaka ko byose n'ibyo utunze ubyiyegurira, ukavuga ngo nanjye ubwanjye n'ibyo ntunze byose ni iby'uwo Mucunguzi. Ukore nawe kwitanga gutyo wizigamye, ntabwo uzabigiriramo igihombo. Ntabwo Imana ishaka kukungukamo cyangwa kukurushya. Oya, Imana irashaka ko uyiha byose, uyiha wese n'ibyo utunze byose. Reka dusenge. Urakoze Imana kongera kutuyobora ukuntu dushobora gukoresha ibyacu mu buryo bukubahisha. Ufashe buri muntu wese wumvishe inyigisho, umuganirize, ukosore aho gukosoka, kandi umuyobore ku by'ukuri, umwereke ibikwiye, umutima we uwubwirize gukoresha ibyo atunze kugira ngo akubahishe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.